Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana rero kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Uyu munsi umwaka mushya kuri twese, umwaka muhire, umwaka wo kurushaho kumenya Imana, umwaka wo kwitegura kuhindura abandi bose dukora umurimo w'Imana, kuko umurimo wayo yatubwiye ngo tugende duhindure abantu bose abigishwa bashya, abigishwa bayo, mbese barusheho kumenya Yesu. Umwaka mwiza rero wo kurushaho kumenya ububasha bw'Imana no kurushaho kwikunda no kuyikorera. Amen. Uyu munsi reka dutangizanye ijambo riri muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 19. Uravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka muzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Uwiteka rero Imana yacu ishimwe kandi himbazwe, kuko ibyo turimo, ibyo tureba byose niyo yabiremye. Ibyo Uwiteka rero niwo wagira icyo akora, niwo wagira icyo arema, kuko n'Uwiteka umuremyi icyo yakora kandi icyo ari cyo cyose iyo yagikoze aragikomeza. Imana rero ikugejeje mu mwaka mushya wa 2022, igiye kukuremera n'ishimwe ridasanzwe muri uyu mwaka. Gusa icyo usabwa wowe, icyo Imana igusaba ni ukuva muri ntibishoboka yawe, muri bishoboka yanjye, muri byo tureba kenshi twibwira ko nta kindi cyavamo kizima, ahubwo Imana irashaka ko tumwumvira tukava muri ntibishoboka, kuko Imana yo ishobora byose. Noneho tukamwumvira akadukorera ikindi gishya, akadukorera ishimwe rishya. Kuvuga rero abantu abacunguwe na Yesu Kristo, agacunguzwa amaraso y'igiciro cyinshi, bazafatwa nk'isoko yo kurindwa, isoko y'umugisha ku bataramumenya, ku bataramenya Imana. Uyu mwaka ni ukwemera kuba isoko, ni ukuvuga ngo niho kumenya Imana ni twebwe bigiye kuzajya biturukaho. Ubuhamya bwacu, ibyo tubwira bagenzi bacu aho turi, abo tubana nabo, uko tubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana aho ngaho niho igiye kugira ikintu ikorera ikintu gishya, noneho kikaduka kandi ikagikomeza, kuko Imana ikivuze iragikora kandi tukakibona. Haleluya. Ngo izaharura inzira mu butayu. Mu butayu tuzi ko hari ahantu h'umucanga mwinshi, h'izuba ryinshi, ariko kandi bishaka ko aho ngaho Imana ihanyuza iki? Izahanyuza amazi. Izaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Mu butayu ni ahantu habi h'izuba ryinshi, ahantu rero Imana igiye kunyuza imigezi ngo ni mu kidaturwa. Uwiteka rero agiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Nanone muri uyu mwaka ni ukwitegura kugira ngo ubere abandi umugisha, kandi ukomeze n'abandi kugira ngo bashobore kwemera umwami Imana nk'isoko, tubabere isoko yo kurindwa, tubabere isoko y'umugisha ku bataramumenya, ku bataramenya Imana. Uwiteka rero tumusabe aduhembure. Haleluya. Umwami Imana akuremera ibihe bishya, aguha amahoro, aguha ibyishimo n'umugisha wo kumenya Yesu Kristo, kumumenya neza. Kandi kumenya Yesu Kristo ni ugukora ibyo, iyo ukora ibyo agusaba, iyo ukora ibyo akubwira mu ijambo rye, niho urushaho kumumenya. Mbese kurushaho kumumenya ni ukubaho ubuzima nk'ubwe. Haleluya. Tuzarusheho rero muri uyu mwaka uje wa 2022, tuzarusheho
kumera nka Yesu, atubere icyitegererezo, kuko ari wo mugambi w'Imana Data, nuko Kristo Yesu aba icyitegererezo cyacu, akaba imfura muri bene se benshi. Uwiteka aguhe umugisha kandi akugirire neza muri uyu mwaka wa 2022, aguhe amahoro, aguhe kurushaho kumenya Umwami Yesu Kristo. Amen, amen, amen.